iyo twagiye mu busesenguzi rero bw'umushinga noneho ntabwo tuba tugifite za ndangashusho nk'iz'umucuruzi, ahubwo tuba tuzifite z'integanya, ziteganya. Abantu bumve integanya. Integanya ni ukuvuga ngo konti y'inyungu nteganya, konti y'inyungu nzabona muri kiriya gihe izaba imeze ite. Bitandukanye niyo noneho twacuruje, ko iyo twacuruje turayikora tugendeye ku mpapuro dufite, tugendeye ku byo dufite. Ariko iyi ngiyi y'integanya turayikora tugendeye ku bitekerezo, ku makuru dufite. Turabanza dushaka amakuru, tuvuge tutari ko ngiye kurangura amateke, ibijumba, ibihaza, byose, isima, imyiko, imipanga, inyundo, iyo ni kenkayori, cyangwa se mfite alimentation, za mayoneze, ibihaza, ibirimo byose. Ibyo nabyo ndabanza nicara, murabizi iyo tugiye kurangura tubanza kwicara tuvuga tuti iki kintu nzacyungukaho aya, iki nzacyungukaho aya, ukabanza ukayareba. Warangiza noneho kubera ko noneho turimo turateganya, nuteganya ntabwo urateganya mu mwaka umwe, ushobora guteganya mu myaka 2, ushobora no kubikora mu mwaka umwe, ariko urumva ko bitandukanye noneho n'ibyo wowe wamaze gucuruza, urimo urareba impapuro z'uko wacuruje. Ibindi byo rero turimo turateganya, abantu banyumve neza, ni uguteganya. Nindangura ibi nzabikura amaya mu mwaka wa 2019 uzarangira ibi ngibi, niba ndanguye wenda kawunga, iyi kawunga uyu mwaka wa 2019 uzarangira impaye yangaya, aya ngaya navamo nzongera nyakoreshe muri 2020 bimpe aya ngaya, 2020 nirangira bizampa aya ngaya nzayinjirane muri 2023, gutyo gutyo. Ugasanga turateganyije wenda mu gihe cy'imyaka myinshi bitewe n'igishoro twatanze, na cya gishoro no twavuga tuti wenda muri iyi myaka nibwo nazaba amaze kuyagaruza, nibwo nazaba ntangiye kunguka. Aho ngaho tuba dutangiye gutekereza konti y'inyungu, ariko iteganya, nteganya, cyangwa se mu gifaransa bavuga ngo ni compte de résultat prévisionnel, ni prévision. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu dufite, ahubwo ni prévision, compte de résultat prévisionnel. Abantu nizere ko batangiye kubyumva. Aho itandukaniye niyo twavuze mbere, nuko iyo twavuze mbere iriya konti y'inyungu iyo twayikoze twaracuruje turangije dukoze konti y'inyungu kugira ngo turebe, turashaka kureba niba twungutse. Iyi ngiyi noneho niyo duteganya kuzabona mbere yo gutangira gucuruza. Ese nzabona ibiki? Ya mibare twavuze, bwa busesenguzi twavuze ugomba kubanza kwicara kwitonda. Isesenguramushinga rero niryo turimo. Noneho nituva kuri konti y'inyungu turajya no kuri turahita twinjira ku yindi ndangashusho. Iyindi twavuze ni iyihe? Iyindi twavuze ntabwo itandukanye cyane n'iyo twateganyije, nayo ni uguteganya. Turateganya gute? Turafata ya foto y'umutungo yacu, nayo tuyishyire ku myaka myinshi. Mu mwaka wa mbere natanze aya ngaya, igishoro cyo ayo twatanze ntahinduka. Ese imitungo nzaba mfite yo izajya yiyongera gute? Twavuze ku ese izaba ifite ubwisazure bumeze gute? Ni ukuvuga ngo niba nguze imodoka tuzi ko mu myaka 5, muri iyo myaka 5 imodoka yacu iba yabaye 0. None imodoka yacu niba yabaye 0, twaguze miliyoni 5. Ni ukuvuga ngo turareba tuvuye tuti mu bwisazure bw'umwaka wa mbere harava haya, umwaka wa kabiri ubwisazure buzaba bungana gutya, umwaka wa 3 ubwisazure bungana gutya, nyuma y'umwaka wa 5 ese imitungo yacu, imodoka birumvikana ko imodoka izahita ivamo mu mwaka wa 5. Mu myaka noneho 4 ibanza tuzaba dufitemo imodoka, ariko amafaranga yayo agenda agabanuka, ayo ubwisazure yo agenda azamuka. Nizere ko turimo kubyumvikanaho neza. Bivuze ngo tuzongera noneho dukore konti, tuzakora ifoto y'umutungo iteganya.
cyangwa se un bilan prévisionnel. Bilan prévisionnel ni ukuvuga ngo tuzayishyira ku myaka myinshi, noneho tuvuga ngo imitungo dufite uyu mwaka izaba ari iyi, umwaka utaha izazamuka igera aha, umwaka ukurikiyeho izaba aya mafaranga gutyo gutyo, noneho nayo twashoye inkomoko yayo nayo izaba yiyongera ko tuzaba turi gucuruza. Bivuze ngo amafaranga twashoye dushobora kuzavuga tuti none imodoka nimara gusaza nyuma y'imyaka 5 tuzaba tugomba kugura indi, wenda tuzayigurisha amafaranga makeya, ayo mafaranga makeya nayo tuzayinjizamo, ariko twongere tugire andi mafaranga asohoka ajya kugura indi modoka nshya nyuma y'imyaka 5 kuko iyambere izaba yavuyemo. Ubwo icyo gihe nabo tuzaba dufite ifoto y'umutungo nteganya iteganya ivuga ngo nyuma y'umwaka 2, 3, 5, 10 ifoto y'umutungo yacu izagenda ihindagurika gutya. Ntabwo ayo mafaranga ni uko nguko, mbese ni nk'umuhigo tuba turi kwiha, ariko wa muhigo ukaba uri mu mibare. Icyo bidufasha ni uko mu gihe turi gukora business yacu, mu gihe turi gukora ubucuruzi bwacu, bituma tureba kuri ya mibare tuvuga ngo iyi mibare niyo ngomba kugeraho, ntayigeraho nkibaza impamvu ntayigezeho. Nicyo bisobanuye. Tuvuye ku ifoto y'umutungo nteganya, turajya noneho ku rujya n'uruza rw'amafaranga, cash flow prévisionnel. Urujya n'uruza rw'amafaranga narwo turateganya, narwo ruragendera kuki? Ruragendera ku ifoto y'umutungo dufite, rugendere no kuri konti y'inyungu dufite. Byombi biza biteganya kandi biri ku myaka myinshi. Nkuko twabonye tugenda niba twavuze ngo nzarangura ibirayi, ntangiye ndangura ibirayi bya miliyoni, nibyo ngiye gucuruza. None se iyo miliyoni nyuma y'umwaka izaba ikiri miliyoni? Ntabwo ari byo, izaba yarazamutse. Hari ayo nungutse, nshobora kuzagira n'inongeramo isoko niriboneka. Mbese ni imihigo tuba turimo twiha aho ngaho. Ikindi rero tugomba kureba ni uburyo noneho bikorwa bite. Uko bikorwa, abantu batangire begereze udukaramu twabo hafi, ko ngiye kubabwira ibintu by'ubwenge. Abadafite udukaramu nabo bagerageze badushake, tube turi kumva, tubanze twumve aka karirimbo, noneho mu kanya gato cyane udukaramu udukayi mumaze kubigeza hafi, ndaje noneho mbabwire uko bibarwa. Dufite ibikoresho bikoreshwa kugira ngo dukore isesengura ry'umushinga wacu. Ibyo bikoresho nibyo tugiye gutangiriraho mu kanya. Rero mwegere hino, udukaramu udukayi, n'ibibazo birahari muzabisubiza kandi muzabitsinda. Tubanze twumve Kitoko ati ifaranga. Ifaranga nanjye nshaka ifaranga. Ifaranga rikoreshwa mu rukundo no mu ntambara, jya utinya ifaranga. Ifaranga nirigira uryanga, risangiza abanzi ifaranga. Ifaranga nanjye nshaka ifaranga. Haba ku manywa, haba mu ijoro, imvura igwa, nanjye nshaka ifaranga. Yatuma wica
faranga. I need the money na lobby mbongo nataka pesa ndondra maheri faranga. Oh yeah, ifaranga nanjye nshaka ifaranga. Isi iragurisha ibitotsi kubera wowe faranga. Watanze agatego faranga. I need the money na lobby mbongo nataka pesa ndondra maheri faranga. Ifaranga nanjye nshaka ifaranga. Haba ku manywa haba mu ijoro imvura igwa nanjye nshaka ifaranga. Gatuma wica gatuma wicwa nanjye nshaka ifaranga. ninde udashaka ifaranga? Sinzi niba hari umuntu wavuga ko atarishaka. Niyo riguye hasi mbona cyaba icya senkani cyaba icya tanu ntabwo twarisiga amahoro. Ariko ifaranga kurigeraho buriya abantu baba babizi ibyuya. Hari abantu baribona bakicecekera bakagira ngo babona hari abayabonye cyangwa se bakeka ko hari abayabonye kugira ngo yarizanye. Buriya amafaranga ntamera, ni ugukora, ni ukuyakorera, ni ugukora ibi byose mu bucuruzi bwawe, muri bizinesi yawe, ukareba ko ifaranga ryakuyoboka, ukareba ko ifaranga ryagusura. Iyo utabikoze ikinyamwuga ntumenya aho ryanyuze, usigara uri kuririmba nka kitoko uti nanjye nshaka kandi wari urifite. Niyo mpamvu gukora kinyamwuga ibyo dukora byose biradufasha, biratwubaka. Reka rero turebe, twari tugeze ku bikoresho. Ibikoresho bikoreshwa mu busesenguzi bw'umushinga. Ababyibuka, ababyizeho barabizi icyo bita les instruments d'analyse financière cyangwa financial instrument analysis. Abantu barabizi izo instruments cyangwa se ibyo bikoresho, instrument d'analyse financière. Abazadufasha kubona ikinyarwanda cyiza, ngiye mvuga ko ari ibikoresho by'isesenguramushinga. Abazabona ikindi kinyarwanda ubwo nabo bazatubwira kugira ngo twungurane ubwenge. Ibi bikoresho rero nibyo byifashishwa, ntabwo ari ugupfa gusesengura, kwicara ari kuvuga ngo ngiye gusesengura. Oya, ahubwo ibikoresho dukoresha nabyo birahari. Igikoresho cya mbere nta ikinyarwanda cyabuze. Abantu baduteze amatwi ahantu bazajya badutabara ku bijyanye no kubishyira mu kinyarwanda. Hari ikintu bita van. Ni hari abantu bahise bayibuka, cyangwa se NPV. Van, valeur actuelle net. NPV, net present value. Abantu barabyibuka. Mu kinyarwanda twabyita gute kugira ngo dukomeze n'ikinyarwanda cyacu? Abantu baraza kuduha ibitekerezo, bohereza message, ariko ibintu turashaka kubishyira mu kinyarwanda byose. Valeur actuelle net. Nimara kuyibasobanurira ikikora, ubwo muraza kutubwira ikinyarwanda izina twayita, cyangwa se net present value. Van cyangwa se NPV. Mwabyumvise. Icyo nicyo gikoresho cya mbere. Van idufasha iki? Iyo tugiye gufata icyemezo, dufite za ndangashusho zacu ziteganya, nizo turi burebeho. Mu by'ukuri ibyo zaduhaye, ese koko nibyo? Ibyo zaduhaye nibyo twagombaga kubona? Naho ikibazo tuba dutangiye kwibaza. Ese aya mafaranga ngiye gushora, mbabaza ikindi, ubu uwakubwira ngo aguhe amafaranga 1,000 kuri uyu mugoroba, undi akubwira ati reka nkirarane nzaguhe 1,100
ku wa gatanu wahitamo iki? Wahitamo igihumbi cy'aka kanya cyangwa wahitegereza igihumbi n'ijana cyo ku wa gatanu? Ese igihumbi n'ijana cyo ku wa gatanu mu by'ukuri kingana n'igihumbi cy'uyu munsi ku buryo wabinganya ukaba wahitamo kimwe muri ibyo? Ngaho icyo vani idufasha kureba ni ukuvuga ngo amafaranga dushoye, niba tuyashoye mu gihe cy'imyaka 10, ayo tuzabona nyuma y'imyaka 10 afite agaciro kamwe n'amafaranga dutanze uyu munsi. Niba ushoye miliyoni 10 uyu munsi, ukaba uzazibona nyuma y'imyaka 5 zarungutse miliyoni 1 zikaba ari 11 cyangwa se ari 12. Ese izo miliyoni 12 tubonye icyo gihe zingana na miliyoni 10 dufite uyu munsi? Naho ngaho imibare yacu irimo ituganisha. Abantu baribuka ibintu byitwa actualisation na capitalisation, mu byibuke neza ukuntu mwabikoraga. Nibyo rero tugiye kwinjiramo. Iyo turebye rero mbere yo gufata icyemezo, dusanga mu by'ukuri ari ikintu kiba kigoye cyane. Niyo mpamvu ubu busesenguzi buba bukenewe. Twahereye ku gikoresho cya mbere cyitwa VAN cyangwa valeur actuelle net cyangwa se net present value, nicyo duhereyeho, ariko hari n'ibindi byinshi tuzagenda tugera kuri kimwe. Ni byinshi. Icyo tuzageraho muzajya mudufasha kumenya ikinyarwanda cyabyo. Iyi rero iyi VAN tugezeho irafasha abashoramari kumenya niba ese amafaranga ngiye gushora ayo nzunguka niyo nzaba nkwiye kunguka, cyangwa nubwo nzaba nabonye inyungu mu by'ukuri siyo nzaba nkwiye kubona. Iyo VAN nicyo idufasha. Icyo VAN idufasha, irafata ya mafaranga twabonye duteganya kuzabona nyuma y'imyaka 5, iyagarure iyagereranye nayo uyu munsi. Miliyoni 10 zangiye kuzishora, nyuma y'imyaka 5 zaba ari 13. Ese 13 za nyuma y'imyaka 5 zihwanye na miliyoni 10 z'uyu munsi? Birakwiye se? Naho ngaho iyo tubikora nanone twifashisha, hari ijanisha twifashisha. Iyo twafashe amafaranga y'inguzanyo muri banki, twifashisha ijanisha banki yayaduhereyeho. Ese ko banki mpaye amafaranga ku ijanisha rya 19%, nyuma y'imyaka 5 aya mafaranga azaba nayacuruje, nzaba ndi no kwishyura banki, nzishyura banki ngomba no kuyacuruza, nkazaba nabonye miliyoni 12. Ese nkurikije ayo nzishyura banki, nkareba nayo nungutse, nayo nagombaga kunguka nkurikije ririya janisha banki yampereyeho? Iryo janisha rero niryo dukoresha. Mu gifaransa tubyita ko ari iki? Tuyita taux d'actualisation. Iyo tumaze gukoresha iryo janisha rero, nizere ko hari abantu barimo kubyumva. Abari kubyumva barasobanurira abo bari kumwe babyumvise bwa mbere. Ubu buryo bushobora rero gukoreshwa mu guhitamo. Hari igihe tuba dufite umushinga 1, 2, 3, ya mishinga yose noneho nge ugasanga nabuze amahitamo. Ese nkora uyu nguyu, nkora uyu nguyu, nkora uriya se? Ugasanga byanyobeye. Iyo binyobeye, iri sesengura ryo ritwereka umushinga nyawo twagombye guhitamo gukora. Reka rero turebe uko ibi bintu bikora. Ubu buryo bufasha umushoramari kwibaza niba amafaranga ashoye muri uyu mushinga mu gihe runaka yayagereranya n'uko angana ubu. Twabivuze, akabikora akoresheje ijanisha rifatirwaho n'abashoramari cyangwa se banki. Nshobora kuba mfite amafaranga yanjye ku giti cyanjye nabitse. Ayo mafaranga ubundi bwibaza, ese aya mafaranga uwayabika kuri konti cyangwa se kuri konti yo kuzigama bakajya banyungukira 7%, cyangwa se uwayacuruza, ese nincuruza nzunguka angahe? Ese ninyashyira kuri konti yo kuzigama nyuma y'imyaka 5 ubwo nzaba nungutse angahe? Warangiza ukagereranya. Nugereranya aho urabona inyungu niho urajya. Birumvikana.
iyo ari banki yaguhaye twabonye ko ukoresha ijanisha banki yaguhereyeho inguzanyo. Noneho iyo tumaze kubona ayo majanisha yombi biradufasha iki? Ibi ngibi biratuma noneho tuza kureba, hari forumire mu kinyarwanda sinzi ko ndi buyivuge ariko abantu barabyumva, bagerageze kumva forumire. Iyo umushinga wacu tumaze gukora, tumaze kubona ngo umushinga ntanze miliyoni 10 nzisubiza mu myaka 5, izi miliyoni 10 zanjye mu mwaka wa mbere nzaba nabonyaya, mu mwaka wa kabiri nzaba nabonyaya, mu mwaka wa gatatu bizanyunguraya, mu mwaka wa kane bizanyunguraya, mu mwaka wa gatanu binyunguraya ngaya. Ayo mafaranga turi kubona mu rujya n'uruza, n'urujya n'uruza ni cash flow, n'urujya n'uruza, kuko kugira ngo tubone urujya n'uruza hariya nteganya, nabwo reka mbabwire forumire yabyo, nuko turi bufate ahangaha twabonye ko dufite ubwisazure bw'ibikoresho, turafata ya mafaranga twungutse inyungu, ya nyungu turayishyiraho iki? Inyungu yacu turayiteranyaho ya mafaranga y'ubwisazure. Impamvu tuyateranyaho, twabwiye ko ubwisazure niba uguze imodoka ubundi yagakwiye gusaza hari amafaranga iri kukwinjiriza, kugira ngo iyo ubwayo ubwisazure murabwumva yo irashaje ariko ishobora kwivanamo indi, ubwo ni nk'aho hari amafaranga aba yinjiye, ayo turayateranyaho nitugera mu rujya n'uruza. Ariko twabonye ko muri konti y'inyungu tuyafata nk'aho hari amafaranga yasohotse, tuyakuramo, twabonye ko agabanya inyungu. Ariko nitugera hano mu rujya n'uruza muri cash flow, noneho turayafata nk'aho hari amafaranga twinjije. Ni ukuvuga ngo hari amafaranga yinjiye, inyungu twabonye nayinjiye, inyungu yawe ishobora kuba ari igihombo, ariko igihombo nacyo, igihombo ni inyungu ariko iri munsi ya 0. Icyo gihombo rero uragifata ugiteranyeho ya mafaranga y'ubwisazure, numara kuyateranyaho ushobora gukuramo amafaranga yasohotse. Ushobora kuba hari amafaranga wakoze mu ishoramari rishya, hari andi mafaranga ashobora kuba yarasohotse, ayo yasohotse urayakuramo. Icyo uri buze kubona nibwo urabona urujya n'uruza nyarwo, icyo tuvuga ngo ni cash flow net cyangwa se net cash flow. Iyo cash flow net rero mu by'ukuri ni amafaranga yinjiye, ariko yinjiye ryari? Twibuke ko azaba yinjiye nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 5, nyuma y'imyaka 2. Ntabwo yinjiye uyu munsi ngo duhita tuyabona. Nyamara ari kwinjira twebwe yacu twashoye uyu munsi, turabona ko azabyara ayo ngayo, iyo cash flow. Twabonye cash flow ari cyo kintu, ariyo yonyine, ayo tubonye net adafite ibindi birimo, niyo yonyine atwereka ubushobozi bwacu, ubushobozi bw'ikigo cyacu mu kwibeshaho. Mu gifaransa twaravuze ngo niyo itwereka notre capacité d'autofinancement, twarabivuze. Ubushobozi bwacu bwite ni cash flow ibutwereka. Nitumara kubona icyo twita cash flow net, ubwo nacyo twabonye ko kiraba ari nteganya ku myaka myinshi, prévisionnel. Icyo ngicyo nicyo turi bukore ibyo bita actualisation, dushyiraho rya janisha. Ijanisha muraryibuka, dufata urugero. Ijanisha banki iguhereye amafaranga ku nyungu ya 15%. Niba iguhaye ku nyungu ya 15%, byumvikane neza ko ayo mafaranga niba iguhaye miliyoni 100 cyangwa se miliyoni 5, ugiye kuyakoresha mu gihe cy'imyaka 5. Muri iyo myaka 5 buri mwaka harayo azaguha ya cash flow twavuze. Ya cash flow rero niyo tugiye noneho gusubiza inyuma ya buri mwaka, tuyigarura uyu munsi, kugira ngo turebe ese ifite akahe gaciro uyu munsi. Nicyo iryo janisha ridufasha. Noneho uwakubaza, nigeze kubabaza ikibazo nacyo muri buze kumpaho ibiteke, wagubira ngo waraguha ibihumbi 100 uyu munsi,
unakubwira ati nzago 200,000 umwaka utaha, wahitamo iki? Abenshi bahitamo 100,000 by'uyu munsi, bari kuvuga ati bata amavuta y'umugabo namuraye ku murundi. Abenshi nibyo bahita bavuga. Ahangaha rero nabyo nibyo tugomba kureba, ese kuyafata uyu munsi ubwiwe n'iki ko ariyo akwiriye? Nuko turi bukore ya mibare yacu tukareba tukagereranya, azaba yabyaye angahe muri icyo gihe cyose ugereranyije no kuyafata uyu munsi, tukayakoresha ibindi. Noneho cya kintu twavuze cyitwa actualisation, ni nko kugarura inyuma. Actualize ni ugufata ya mafaranga tuzabona mu gihe kiri imbere tukayagereranya n'iki gihe. Twavuga ngo ese iki gihe ko muri 2025 muri 2025 aya mafaranga ko azaba ko tuzaba tubonye miliyoni 2, ziriya miliyoni 2 zingana nangahe y'uyu munsi, twahitamo yahise. Nicyo ngicyo tuba tugiye gukora. Abantu nkeka ko bitari kuba tonda cyane, nubwo hari nabo biri gutonda, birumvikana kubera ko ari bishasha, ariko tuzashyiraho ingero zizatuma abantu babyumva. Formule dukoresha rero van inganite, turafata ya mafaranga igishoro cyacu nuvuga ngo na amafaranga yasohotse. Kenshi abafite ikimenyetso cyakuramo, turaha ikimenyetso cyakuramo, duteranyeho ya mafaranga twabonye buri mwaka, cash flow net twamaze kuvanamo byose. Niturangiza ayo mafaranga buri ku mwaka wa mbere, turayafata tuyagabanye na rimwe, duteranyijeho ryajanisha bwikube rimwe. Abantu bwikube barayibuka, bwikube rimwe, bwikube kabiri, bwikube gatatu, bwikube murabyibuka, cyangwa se exposa rimwe, exposa 1, cyangwa se bwikube rimwe. Ndumva abantu babyibuka. Aka kabari twandika hejuru, kabiri bwikube kabiri ni 4, kabiri bwikube gatatu, ubwo ni kabiri gukuba kabiri gukuba kabiri. Murabyibuka ibyo ngibyo. Kabiri bwikube 4 ni kabiri gukuba kabiri gukuba kabiri gukuba kabiri, ukabikora inshuro 4. Ngibyo ibyo twavuga ngo ni bwikube. Ndagira ngo abantu babe batekereza kuri bwikube, noneho tugaruke tubabwira neza formule neza, ariko nizere ko turi kujyana, turi kubyumvikana. Hano tubaha ubwenge kugira ngo ibintu byanyu bigende neza. Twari tugeze kuri za bwikube. Abantu bongere babyibuke. Kabiri bwikube kabiri ni kangahe? Ni 4. Kabiri bwikube 4 ni kangahe? Biraba 16. Bwikube murabyibuka uko byakorwaga. Nibyo rero tugezemo. Abantu begere hafi. Bwikube mwibuke ibintu hari ibintu ejo nabwiraga umuntu ntariko ubu waguha ikibazo cyo gukora imvange y'ibyuma, wagishobora nubwo uri umuhanga. Imvange y'ibyuma twigaga muri primaire ntabwo wayishobora, nubwo twabitsindaga cyane. Ese wakubwira ngo tanga umugabo, hari ibintu twakoraga byo gutanga umugabo w'9, so watanga umugabo ugasanga ibyo byose byaragiye, ariko tutangiye kubigarukamo. Ahangaha rero nari ntangiye kubabwira uko bigenda. Formule van valeur actuelle net, turabona ko ingana na moins, kambivuye mu gifaransa ngera mu kinyarwanda, moins CO. CO nuvuga ngo C ni capital, CO O ni 0, C 0, cyangwa se I 0. Dukoreshe I 0 gukuramo I 0. I ni investissement, 0 ni uvuga ngo niyo twatangiriyeho, I 0. Kubera ko ufite ikimenyetso cyakuramo, tugateranyaho noneho ugashyira mu dukubo. Cash flow ya mbere tuzabona mu mwaka wa mbere, wenda tuzabona 100,000 mu mwaka wa mbere, turagabanya na rimwe
duteranyijeho rya janisha ryacu, ni ukuvuga ngo wenda ijanisha twari dufite 12 ku ijana cyangwa se 12 ku ijana, ubwo dufite rimwe guteranyaho kangahe? Guteranyaho 0 n'ibice 12. 12 ku ijana 12 gabanya n'ijana, uteranyaho rimwe, nurangiza ubwo urafata ya cash flow y'umwaka wa mbere ugabanye na rimwe, uteranye na rimwe n'ibice 12, bwikube ibyo bintu byombi ni bwikube rimwe, kubera ko ari ku mwaka wa mbere. Ku mwaka wa kabiri wafata amafaranga y'umwaka wa kabiri, donc ni ukuvuga ngo guteranyaho udukubo cash flow net y'umwaka wa kabiri, guteranyaho cash flow y'umwaka wa kabiri kugabanya rimwe, duteranyijeho rya janisha bwikube, ubwo turongera dufunga udukubo, murabyumva, bwikube kabiri ku mwaka wa kabiri. Ku mwaka wa gatatu tubikore gutyo, tugire bwikube gatatu. Ku mwaka wa kane bwikube kane, gutyo tugenda dufata cash flow ya buri mwaka, noneho hejuru tugashyiraho bwikube, exposa uwo mubare, exposa nimero y'umwaka twari tugezemo. Ese murimo murabyumva? Mubyumve, nziko muri kubyumva, ndabizi ndababona. Abafite ibitekerezo turabyakira kuri Facebook turahari, kuri telefone naho nta kibazo, mu kanya turatangira kwakira amatelefone yanyu. Noneho rero ndashaka kugira ngo tumenye ko iyo dukoze ibyo ngibyo twabonye ko dufite I0 cyangwa se investissement initial, turayiha ikimenyetso cyakuramo, cyangwa se tubanze dukore biriya twabonye, niturangiza dukuremo investissement initial y'amafaranga twatangije. Igishoro kigomba kuba gifite ikimenyetso cyakuramo, kuramo, noneho guteranyaho mu dukubo cash flow cyangwa se cash flow y'umwaka wa mbere, kugabanya rimwe, duteranyijeho ijanisha, ugafunga agakubo, bwikube ibyo bintu byombi nyine ya cash flow, uteranyijeho rimwe, ugabanyije na rimwe, uteranyijeho na rya janisha, ukongera ugafunga agakubo, bwikube rimwe ku mwaka wa mbere. Ku mwaka wa kabiri ufata cash flow y'umwaka wa kabiri, ugabanye na rimwe, uteranyijeho rya janisha, wongera ufunga agakubo, bwikube kabiri ku mwaka wa kabiri, gutyo kugeza ku myaka yose baguhaye. Iyo ubikoze rero wabona cya kintu twise van nababwiye ngo mumfashe rwose, ndabizi hari abantu baduteze amatwi babizi. Van mu kinyarwanda twayita iki? Valeur actuelle net cyangwa se net present value, mu kinyarwanda twabyita iki? Van cyangwa NPV mu kinyarwanda. Ndashaka ko abantu bazaduha ikinyarwanda cy'ibyo bintu kugira ngo tujye twikoreshereza ikinyarwanda gusa. Noneho iyo ubonye van ingana na 0, birashoboka umushinga yewe ntacyo uricyo, wakongera ukawusubiramo ukareba niba hari icyavamo. Ariko iyo ubonye van iri munsi ya 0, umushinga uhita uwuhagarika burundu, uwo nguwo uzahomba. Biragoye kugira ngo ubone van ingana na 0, ntabwo ni ibintu bitapfa kubaho. Ariko nibiramuka bikubayeho, uwo mushinga uzaba ufite uruhengekero, wenda hari utuntu uzahinduramo dukeya kugira ngo urebe ko byajya hejuru, ariko ibintu ushize mukabuzi ko ari ibintu uzakora. Niza iruta 0, umenye ko rwose umushinga wahita uwukomeza vuba, uzaba ushobora kunguka. Imibare yabaye myinshi, ngiye gutanga rero ikibazo kugira ngo abantu babe bagitekerezaho, ubutaha tuzaze bantu bazi kubishwanyaguza bazabikora. Ngiye kubaha imishinga 2. Muri iyo mishinga 2 urahitamo umwe, urahitamo uwukwiye, nuvuga ngo uradushakira van zombi, noneho tubwire muri iyo yombi ni uwuhe wahitamo. Dufite imishinga 2. Imishinga yacu izakorwa, twumva yakorwa mu myaka 5. Mu myaka 5 umushinga wa mbere rero tuzashora ibihumbi 20. Ibihumbi 20 umushinga wa mbere. Ninshora ibihumbi 20 mu mwaka wa mbere, umushinga wanjye uzampa ibihumbi 4. Mu mwaka wa kabiri nuvuga ngo biriya bihumbi 20 nshoye ni ku mwaka 0, niyo mpamvu navuga ngo ni I0,
ni ku mwaka 0. Ni ukuvuga ngo kuri uwo mwaka nta mafaranga sindakora, ndayatanze. Umwaka wa mbere uzarangira wa mushinga wanjye nashoye 20 uzaba wampaye 4,000. Mwandike ahantu uzaba wampaye 4,000. Umwaka wa kabiri 6,000. Umwaka wa gatatu 6,000. Umwaka wa kane 7,000. Umwaka wa gatandatu umwaka wa gatanu 6,000. Ndasubiramo, umushinga wa mbere ndashaka gushora 20,000. Umwaka wa mbere bizampa 4,000. Umwaka wa kabiri nzabona 6,000. Umwaka wa gatatu nzabona 6,000 nanone. Umwaka wa kane nzabona 7,000. Umwaka wa gatanu nzabona 6,000. Nshakira van y'uyu mushinga wa mbere. Umushinga wa kabiri ndashaka gushoramo 25,000. Umwaka wa mbere bikazampa 8,000. Uwa kabiri nkabona 6,000. Uwa gatatu nkabona 5,000. Uwa kane nkabona 6,000. Uwa kane nkabona 8,000. Ijanisha nzakoresha, ijanisha rya banki ni 12%. Mwabyumvise? Iyi mishinga yombi ifite ijanisha rimwe, ni 12%. Uwa mbere ibyo uzampa mwabyumvise. Uwa kabiri ndashaka gushora byo 25. Umwaka wa mbere 8,000. Uwa kabiri 6,000. Uwa gatatu 5,000. Uwa kane 6,000. Uwa gatanu 8,000. None wanshakira vani y'iyi mishinga yombi, warangiza ukambwira noneho muri iyi yombi wahitamo uwuhe. Kubera ko amasaha ya tugendanye, ndashaka ko iki kibazo nkibahaye nk'umukoro. Mwibuke ko ijanisha cyangwa se taux d'actualisation ni 12%. Ngaho mushake vani z'iyi mishinga yombi. Ubutaha nk'uko bisanzwe abaduhaye ibisubizo ntabwo tujya tubatenguha nk'uko nabo batadutengushye. Ubwo ubutaha tuzaza muduha ibisubizo. Reka tunyarukire kuri page ya Facebook amasaha nayo rero hari ukuntu aducunga akaba araduhemukiye akaba arashize. Ariko ikibazo cyo nizere ko mwacyumvise. Ubutaha tuzaza noneho muduha ibisubizo. Niba hari n'ibyo mutumva tuzongera tubasobanurire neza, kuko ibi bintu ni ingenzi cyane. Nujya gukora umushinga, ibi ni ibintu wagombye kuba wakoze mbere yo gutanga amafaranga yawe. Ikindi twababwira nuko ntabwo ushobora gukora business iyi mibare utayigiyemo. Iyo utayigiyemo ntabwo umenya ibyabaye. Hari igihe usigara uri kurangisha, uri gutanga amatangazo uti ntawamenyera abantu bamfasha kumenya ibi bintu byangendekeye gute. Ibi rero ni imibare yibanze cyane abantu bagomba kumenya. Reka rero turebe ko twasoreza ahangaha. Kuwa kabiri tuzaza twakira n'ibisubizo n'ibihembo byanyu bibageraho, maze murare aharyana. Mwari kumwe nanjye Niyibizi Theogene. Ijoro ryiza, ijoro rihire. Ubukungu, imari n'ubucuruzi, nawo kuwa kabiri utaha isaa moya. Abatwumvise bicecekeye baba ari benshi, babandi baza batari ko biriya bintu tuzabibona gute, bafite n'udufurashi. Ibintu mujye mubitega amatwi mubyumve, ni ibintu by'ingira kamaro. Muramukane Imana.